Yes, mbahaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Ubusesenguzi TV. Uyu munsi tubafitiye inkuru, ni inkuru mu by'ukuri kuyumva birababaje cyane. Ni umupadiri wafashwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Yamufashe mu by'ukuri ejo ndi ku itariki 9. Uyu munsi turi ku 11 bivuze ko haciyeho umunsi umwe n'amasaha, kuko buri iyi minsi ntabwo irashira neza. Imufata nyuma y'uko hari abantu batanze amakuru ko padiri yatumijeho umwana w'imyaka 15 akamujyana mu by'ukuri mu biro byiwe, cyane ko uwo padiri ari we waruhagarariye mu by'ukuri iryo shuri. Niwe wari directeur w'ishuri rya Lycce de Rusumo. Twavuganye n'umwe mu by'ukuri mu bakozi baho uhaba buri munsi amakuru akurikirana umunsi ku wundi imikorere ya kiriya kigo. Yatubwiye ko umupadiri mu by'ukuri batari bafite amakuru y'uko hasanzwe hari igikorwa, ariko nkibaza mu by'ukuri icyo gikorwa cyari gisanzwe kibaho cyangwa se ni ibintu yaragerageje bwa mbere bigahita mu by'ukuri abigiramo ibyago. Nanone twareba tugasanga nta kintu gihamya ko wenda byari bisanzweho cyangwa se ari ibintu yaragerageje bwa mbere. Reka icyo kintu tugiharire RIB, niyo izi mu by'ukuri, izamenya ite ko ayo makuru ahari, izamenya ite ko mu by'ukuri icyo kintu atari ubwa mbere. Nkibaza se ni inshuro ya mbere, wenda ari igihe kuri we bwaba ari ubwa mbere yarabigerageje, ase no ku bandi ntabwo icyo kintu cyaba gihari. Tuzakomeza tubakurikirana amakuru tumenye mu by'ukuri ni iki kiri inyuma. Sindi nyenyine rero nk'ibisanzwe, ngira ngo murabizi bakunzi Ubusesenguzi TV. Hari umwe mu basesenguzi dukunda kuba dufite hano, Jasper. Reka nguhe ikaze ku Ubusesenguzi TV nubwo ari nko mu rugo iwanyu. Murakoze cyane kunyakira ku Ubusesenguzi TV. Nk'ibisanzwe ni Jasper, kuri rya zina basanzwe banziho kijyanye no gusesengura. Hari inkuru wumva ukumva ibi bintu mu by'ukuri isi yacu ukumva kuyibara. Padiri watanze penetration ku bantu benshi. Ariko rimwe na rimwe ngiye mpita nibaza, ese buriya mu by'ukuri nkatwe yahaye penetration ibyaha byacu byavuyeho? Mu by'ukuri hari inkuru ujya kubara. Bakunzi Ubusesenguzi TV, mutubwire nk'ubu koko padiri ufata umwana w'imyaka 15 akamujyana mu biro akamusambanya. Iyi nkuru irababaje. Icyo kintu uragoye kuyibara. Iyi nkuru n'umubyeyi uri buyumve rwose, cyangwa wayumvise, ni ikibazo gikomeye cyane. Ushobora kwibaza se mu by'ukuri uyu mupadiri ese atanga penitensi y'abantu bagafashwa? Ese abantu baba barahawe penitensi nawe barabivugaho iki? Babyakiriye bate? Mbese muri make biragoranye kugira ngo Jasper turaza kubigarukaho wenda ku buryo burambuye. Akabigase ko nk'akeza mutagira ngo dusetse ko ntabwo ari uko byishimiye cyangwa se bitunejeje, ntabwo twishimiye. ahubwo umunyarwanda niwe wagize neza aravuga ngo akabigase kwa nk'akeza. Rero amakuru ukuntu ameze, ni padiri wo mu karere ka Kirehe muri paruwase ya Rusumo. Ikigo cyitwa Lycce de Rusumo. Mu by'ukuri ni ikigo cyiza, njye cya kigo nanakizeho. Cya kigo nakizeho. Nakizeho. Cya kigo Lycce de Rusumo nakizeho muri senior 4. Okay. 2017. Urakizi rwose. Ako nizi icyo gihe bataratera, ejo nanyuzeho mbona bateye za portaye za bloke z'amatafari. Uko byagenda kose hacira iminsi uhize. Haciyemo igihe ariko naciyeyo hakiri padiri aniseti. Ntabwo waba 2016 na 17 padiri aniseti yarakiyayobora. Ujya mugabo muremure w'inzobe cyane, ubu basigaye meruka ari kabare.
Lycée rero de Rusumo ni ikigo cyiza gifite amateka meza cyane ko gitsindisha, ariko habonetse inkuru mwa bantu mwe, ni inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje, inkuru y'umupadiri ubu tuvugana niwe yari mu by'ukuri niwe wari padiri ushinzwe ikigo, directeur ariko akaba na padiri akaba ari na directeur w'ikigo. Rero yatawe muri yombi ku itariki 9 z'ukwezi, ubwo ni kuwa kangahe? 9, uyu munsi turi 11, ubwo ni kuwa gatatu. Ni kuwa gatatu. Nibwo yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ngiye bari abantu ngenda n'abatinya, uziko bahise bamujyana Kacyiru. Ngiye ahubwo nari ngiye kwibaza niho bamujyanye, nkibaza se Kirehe ko hariyo urwego rw'ubugenzacyaha, ishami ry'ubugenzacyaha, ariko bitewe n'izina nyine afite mu by'ukuri erega buriya n'uburemere RIB, kandi bizi ngo wenda nitumukura aha tukamugeza aha turabikora gutya. Mu by'ukuri rero tugiye kubagira imuzi n'imizingo tumenye ngo iki kibazo gihagaze gite. Reka rero mu by'ukuri tumenye iki kibazo kimeze gite. Iki kibazo ni ukuvuga ngo ku makuru dufite nuko uyu mupadiri mu by'ukuri ku itariki 9 yahamagaye umwana w'umukobwa akamubwira ngo aze mu biro. Ageze mu biro aramusambanya, ariko akaba ari abantu bari gutanga amakuru aza gutangwa, padiri atarubwa muri yombi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB ahantu hose kiba kiriho kandi gikora ku gihe, kiragera baramufata baramujyana kugira ngo bakurikirane ese ikibazo kimeze gite. Ahubwo nk'uko twavuganye n'umwe mu bakurikirana bya hafi kiriya kigo, yatubwiye ko batazi niba mu by'ukuri kiriya gikorwa yarasanzwe agikora, haba kuri uwo mwana cyangwa se ku wundi mwana. Yes, Jasper, umwe mu basore baje umunsi bitabiriye ikiganiro basa neza. Ndabashimiye cyane. Cameraman, nyerekere uyu musore abantu badukurikiye barebe uburyo asa neza. Kana mu musore kabisa, ni ibisanzwe, uri fit bigaragara ko afite siporo zihagije kabisa. Agasiporo muri iyi minsi karimo karankorera imiti, karimo karandema nyine tu, karimo karankorera buri kimwe. Jasper, kiriya ni ikibazo wumva uti? Mu by'ukuri numbaza uko numva kiriya kibazo rwose ni ikibazo kiremereye. Kiraremereye cyane, ni ikibazo kiremereye, kiraremereye ku buryo kugira ngo wumve uburemere gifite. Reba kuba yarafatiwe Rusumo agahita azamurwa direct Kigali, nta bindi akajyanwa i Kigali, nta byo kuvuga ngo barajya gukora. Niho igikorwa gikurikiranirwa, niho hantu bari gukurikirana byagenze bitemeze bite, ariko atari muri Kirehe. Buriya uburemere bw'icyaha bugenwa n'izina umuntu. Ubundi yashyizeho gahunda nabo bakazana abagore, nicyo karangira kugira ngo bacumure. Ugasanga abantu benshi turibaze se aho kugira ngo umuntu acumure gutyo, ntekereza ko wenda abaye afite umugore biriya gikorwa ntabwo byakabaye bibaho, kubera ko niba afite umugore arasanga umugore we kuko yahamagara umwana w'imyaka 15. yababaje rwose. Wenda turaza gukurikirana tumenye ikibazo uko kimeze, aho kigeze, tuzanarebe se icyaha kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo kingana iki. Icyo nzi nuko guhera ku 14 gusubiza hasi burundu, 14 gusubiza hasi, icyo nzi nuko ari burundu. Ibyo byose ariko guhera kuri 15 kuzamura ni 25, ariko hajyaho nk'uko abarimu buriya iyo ufashe wasambanyije umunyeshuri icyaha kikaguhama imyaka 25, hakiyongeraho indi 5 yuko hari inshingano ufite. Noneho hari inshingano diregiteri akaba na padiri gukoresha, noneho agakoresha yakoresheje ububasha ahabwa. Reka tubyite inyungu ze bwite. Ese ni ikihe gihano mu by'ukuri? Turaza gukomeza kubikurikirana, iyi nkuru turaza gukomeza kuyikurikirana, ntabwo tumenye se mu by'ukuri kuko nishimye uyu mupadiri arahanishwa igihano kingana gute se? Itegeko rigena
rigena igihe kingana gute kugira ngo uyu mupadiri akurikira cyangwa se ahabwe igihano mu by'ukuri? Ntabwo guseka kubambonye nsenga, ntabwo ndi guseka kubera ko binejeje, byabinshimije wa mugani abanyarwanda baciye ko akabi gasekwa nk'akeza. Ariko mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane, iteye intimba. Nawe udukurikiye ubyumve, cyangwa se mu by'ukuri nawe urabyumva. Ni ikigo kibodinga, njye nakizemo, ndakizi Lycée de Rusumo, hariya hafi yo ku Gisozi umanuka ujya kuri boda, ndahazi cyane. Ariko mu by'ukuri ni inkuru ibabaje. Njye baba bakimpamagara bamwe ati cya kigo cyawe wari umunyamakuru, niho hantu hambere natangiye igikorwa cy'itangazamakuru. Ati ari hantu hawe wari umunyamakuru, twakumenyeye tihabereye amahano atamana ameze ati meze biri, ati mumbwire rero. Mu by'ukuri rero ni inkuru ibabaje cyane. Mu by'ukuri nubwo mwabonye duseka, ni bya bindi nyine akabi kasekwa nk'akeza, ariko ntabwo twishimye mu by'ukuri kumva umuntu w'umupadiri, umushumba Imana yahaye umugisha, yageze ku gikorwa cyo gufata umwana none w'imyaka 15. Deja niyo afata umuntu mukuru akamubwira ati duhane gahunda duhurira aha ngaha, bikaba wenda akazicuza nyuma, akazajya kwicuza, ariko adafashe umunyarwandakazi. Uriya rega ni meya w'ahazaza, uriya ni meya w'ahazaza, uriya ni perezida, uriya ni vice perezida, uriya ni minisitiri. Buriya yangiza ikintu gikomeye cyane, no kwangiza igihugu. So rero reka ibindi tubiharire ubugenzacyaha RIB, dutegereze amakuru. Ndayakurikirana hafi cyane ko nahize. Hari abayobozi bahaje kuva kera tuziranye, twahoze tuvugana, barambwira ati bari mu kazi, ariko nyuma y'akazi twaza kuvugana. Ntekereza ko ejo cyangwa ejo bundi twabaha amakuru yimbitse ahagije. Reka rero mbashimire cyane Jasper, umwanya waduhaye ukaza hano tukaganira kuri iyi ngingo. Nanjye ndabashimiye cyane. Yes, urakoze cyane. Ndabashimiye namwe rero twabanye muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwitanga. Ndagusaba niba utarakora subscribe uyikore, ukande kukazogera kugira ngo ikiganiro cyose dushyizeho kijye kibageraho. Andika muri comment icyifuzo, igitekerezo cyangwa inyunganizi wumva twakongeramo mu bikorwa byacu. Kandi ikindi mu by'ukuri muri abagaciro cyane, wihangane niba utameze neza uyu munsi, ejo bizagenda neza. Niko isi iteyemo. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo ntibigende neza. Umunsi ukaba bimeze neza, ejo bigahinduka bikagenda nabi, ariko nyuma y'uko bigenze nabi birushaho kugenda neza. Njya nkunda kuvuga ngo buriya situation turimo igikomeye cyane no kumenya kwinyuramo. Ihangane rero, ihangane niba bitameze neza, ejo bizagenda neza. Kandi dukomeze kwihanganisha buri umwe wese ufite ibibazo bigiye bitandukanye. Imana irahari kugira ngo ibikemure. Ndabashimiye rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, ibahe uburame n'uburame. Ciao ciao.